wowe ndekera umwana ibyo nanjye nzamenya uko ngiyeranza umwana namureka akavuka nta wundi muntu uzi ibyacu ariko Debora arabizi ni nacyo twahuye kubera ko yarabonye kuryama ibanga ni irya babiri ariko iyo byamenye uwa gatatu biba byaragiye byase urumva ibintu tukubwira ko bitumvikana ngo niyicira umwana mwateruye inzu ubwenge bwanyu abantu baganira ibintu nk'ibyo ngibyo basakuza bateruye inzu semeze uvuga ngo twice umwana uratinyuka ariko Debora nawe uvugisha ukuri sibyo basi nanjye ni munyumvire ntabwo nyobewe ko gukora n'inda ari icyaha ndabizi ijana ku ijana ariko tekereza grafe uyu munsi azabika ko uyu mwana ese uzi ko gukora n'inda ari icyaha cy'imyaka 20 mwiri kwireba uki muri kwireba aho ndi mundeba ese uragira ngo dukatire ibyaha bibiri cyane muri mwe habuze n'uwagira inama ese uyu mwana naramuka nade ni munyumve ese ni uri ufite ijambo mwakoze icyaha cyo gusambana mu gihe ukora n'icyo kwica ariko mwasakuje mwavuze okay mu gisubizo kimwe cyonyine ni igisubizo kimwe ari muri uyu mwana biho oya igisubizo nshaka umunsi grafe razamenya ko uyu mwana atari mu igisubizo kimwe cyonyine bizagenda gute azakoresha icyo ashaka okay urumva ko nta gisubizo umunyabyaha tuva imbere urumva ko nta gisubizo nani namufite watugera aha muri ibi bintu urumva mu gihe nta gisubizo ufite nawe mu gisubizo ntushyigikire miri muri ibi bintu ndagira rero mubwire ko umwanzuro nangije kuwufata hagarara hano dufata umwanzuro uretse ariko urajya he narangije gufata umwanzuro iyi nda nta n'icyumweru nyihaye Emile umwicanyi ruharwa ndetse n'umugome tuzi muri iyi filime kabisa Emile akomeje gukabya afashe umwanzuro wo kwica umwana ngo ndetse ayihaye icyumweru iriya nda igomba kuba yavuyemo ufite amatsiko y'ibintu bigiye gukurikira ukuntu bigiye kuba byagenda nkwibutsa gukanda subscribe we gusa ubundi tubane nguhereze ukuri kose kibigiye kuba byakurikira ndetse uje no muri comment wandikemo igitekerezo cyawe urimo kumva urimo kumva byagenda gute aho ugarukirije kubona bimeze gute ese ukeneye iki urifuza iki so hano rero filime kabisa noneho igeza hiryoshye ibintu byakomeye umuntu witwa Emile na Grace batangiye gusubiranamo nako babitangiye kera ariko ubu noneho byafashe indi ntera byafashe indi ntera kabisa dore noneho Emile arashaka ko inda ivamo uko byagenda kose bwa mwana ntavuke ngo kugira ngo azavuke ngo we yapfa so rero ibi ngibi ni ikibazo gikomeye cyane ibi no kongera ibyaha ibintu biranakabije ikintu rero kigiye kuba cyakurikira mwabonye ko Debora yarahari yabyumvise ndetse na Grace bira bintu yabyanze yabihakanye ubwo rero ukuntu bigiye kugenda Grace cyangwa se Debora ari bugenda bibwire kamarade arahita amubwiza ukora amubwira ati rwose naraguhishe ariko abantu bawe burya baguca inyuma none birangiye babyaye umwana nako inda Grace atwite si yawe kuko ngiye impamvu mbivuze umwana barashaka kumukuramo cyangwa se barashaka kumwica inda barashaka kuyikuramo aho rero urumva ko nta kindi Debora yakora kitari icyo usibye guhita abwira kamarade kamubwiza ukuri kugira ngo batabara ubuzima bw'uriya mwana ese kamarade ahubwo aho ngaho murumva azabyakira gute urumva azakora iki namara kumva iyo nkuru mbi dore ko ari inkuru mbi ese kamarade azabikoraho iki ese azemera ko uriya mwana apfa kubera ko atari uwe ese azareka nyina ajye gufungwa azahita batanga nyine uribaza ko ikibazo cyose urimo kwibaza aho ngaho wenda kugira ngo ukande subscribe ubundi ujye hasi muri comment ubyandike urimo kumva bizagenda gute Emile azitwara gute nako kamarade naramuka amenye iyo nkuru mbi so rero iyo ni inkuru mbi byo koko ariko kamarade ikindi kintu azakora nuko kamarade mwabonye ko ni umuntu ufite ubumuntu ntabwo yatuma ibyo bintu biba ngo umwana apfe nubwo atari uwe ari uwo murumuna we nawe nyine ni umwana nk'abandi ikindi iyo umugore akimara gutwita uwo nguwo bamubara nk'umuntu wagize ku isi rero ntabwo yajya kumwica yaba ari kongera ibyaha cyangwa se akomeje kwica abantu benshi rero nkubwira ko ibyo ngibyo natwe ntabwo tubikeneye ahubwo ikintu dukeneye ni ubutabera
abo bantu uko ari babiri bagomba kujya gufunga uko byagenda kose, basubiranamo batasubiranamo bagomba gufungwa. Uwitwa Grace ndetse n'uwitwa Emile bagomba kujya gufunga bakazira ibyaha bakoze, ahubwo noneho hano bitangiye kugorana. Emile nakomeza gushyiramo ibi bintu imbaraga cyane, bizarangira n'ubundi ariwe ugiye gufungwa wenyine, kuko Grace ashaka yavuga ati umuntu utwite ntabwo ibyo bintu nabishobora. Emile niwe wabikoze, wenda nawe bakamufunga nk'umufatanyacyaha wamuhishiriye. Niko bigiye kurangira bigenze, kuko Emile ntago mukuru we yamureka ngo agume hariya aramutse amenye ko ari umwicanyi. Urumva ko byose ari we bazabyubikaho bakamujyana. Ariko se uwitwa Grace murumva we yasigara gute? Gute yasigara mu rugo rurimo Debora, kandi Debora ashaka kamarade? Nabyo ni ibintu bigoye, ahubwo Debora nabyo arashaka uburyo abikemura, arashaka uburyo Grace nawe yazajyana na Emile, uko byagenda kose ntazamuhishira. Yakwemeza nawe akanafungwaho imyaka mikeya nk'umufatanyacyaha wabahishiriye, ariko ntabwo yakwemera ko Grace asigara muri rwa rugo, kuko nyuma y'uko kamarade amenye ibyabaye byose, bamuciye inyuma akamenya ko bari bo bishe umuntu, urumva ko azahura n'ihungabana, ashobora no kureka n'akazi. Azaba akeneye rero umuntu wo kumuba hafi, nta wundi rero uzabikora atari Debora. Debora rero niyo mpamvu atatuma Grace aguma hariya ngo Grace akomeze yidabagize muri ruriya rugo arugumemo n'ubwo ari urwe. Ni uko nguko rero bigiye kuba byagenza. Kandi ikindi ni uko iyi filime kabisa igeze aho twari dukeneye. Ubundi twari dukeneye abantu ko ibyabo bigaragara bikajya hanze. Niba nawe warabyifuzaga, andika hasi muri comment ati narabyifuzaga. Wese uri kubona polisi iki gihe ni igihe cyo cyiza cyo kuza, cyangwa zizabe zitinzeho gatoya? Ariko icyiza ni uko polisi ubu ngubu zahita ziza, ubu mwana ataragenderamo, ubuzima bw'uyu mwana butaragendera hariya, kuko murumva Emile yafashe indi myanzuro, arimo arashaka ko icyumweru kimwe biba birangiye uriya mwana akaba yavuye mu mubiri. Kandi mwibuke ko buriya na nyina ashobora kubikora akahagendera, hashobora guhita hapfa abantu babiri bigenze gutyo. Ikindi iyo umuntu akuyemo inda, murabona wenda Grace niyo nda ya mbere atwite, ashobora kuyikuramo ugasanga nawe ubwe yiyangirije ejo hazaza, ugasanga kongera gutwita undi mwana biranze, n'ubundi kamarade yahita amwirukana kuko nta kintu yaba akimumaza. So murumva ko rero kamarade azahura n'ibibazo, ariko Emile we ibintu ari gushaka ntabwo bibaho. Biriya bintu kabisa ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu twese tutakwishimira, ni ibintu bibi cyane. Ntabwo ari ibintu byiza ku muntu ungana kuriya ngo atekereze kuriya. Ariko nibyo bavuga ngo iyo icyaha cyagusajije utekereza n'ibintu bitabaho. Nka biriya bintu ari gutekereza ari kubiterwa no kuvuga ati Grace rero aramutse abimenye, nyine ari kwanga igisebo, ari kwanga kubabaza mukuru we, ariko akirengagiza ko n'ubundi abikora ibyo bintu yari yarabyibagije abishyira ku ruhande. Ntabwo rero biba binakwiye. Niba ugiye gukora ikintu ujye umaze umenye ngo ingaruka zacyo ni izi, kizazana ibi ngibi, ubigenzure hakiri kare, kuko iyi ngaruka akenshi zije ntabwo byakira, bitewe n'uko uba wumva ari ibintu biremereye. Buriya ni nko kugenzura igisebo yagira, akavuga ati iki gisebo ntabwo kibaho, ese buriya Grace yambona ate, mu iyihe sura? Ibyo nibyo arimo kwitekerereza. Ariko twebwe ikintu dushaka ni uko ahubwo kamarade yakabimenye, ahasigaye Emile agafungwa ndetse na Grace, noneho bakazakurikirana uriya mwana akavuka. Wenda ntituzi ukuntu bazabigenza, ko ashobora kuvuka nyina ari muri gereza, ariko basi bamureke abeho. Biriya rero byose bizaterwa n'uwitwa Debora. Debora akwiye kubivuga, nubwo yagiye abahishira kenshi, ariko yabagiriye inama baranze. Ubu rero igisigaye ni ukubivuga, kuko barakabije pe. Ibintu noneho bari gupanga birenze urwego rw'umuntu, ntabwo biriya bintu bikwiye. Kandi ikindi bari kwirengagiza, hari abarimo risike nyinshi cyane, kuko nta nubwo bari bujye kubikora ngo bajye kwa muganga, kuko ntiwajya gusobanurira muganga ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari biba bisaba ngo umugore n'umugabo bagende babyumvikaneho, cyane ko binagoye. Rero ntabwo yamujyana nk'umugabo we kandi batarasezeranye bitagaragara. Ubwo rero urumva ko ni ibintu bazakorera mu rwijo, cyangwa se
bakabikora mu buryo bwa gakondo kandi ubuzima bwa babiri bushobora guhita bugenderamo. So rero wowe kanda subscribe ubundi twikomereze twibanire mu zindi episode za filime Urw'ibanga, filime nziza cyane kandi ujye wiga ukuramo, ujye ureba filime atari ukwishimisha, atari ukumara amasaha cyangwa se kuba wabuze icyo ukora, ahubwo ujye uyireba ukuremo n'inyigisho kuko biriya nibyo tugenda duhura nabyo muri sosiyete aho tuca buri munsi. So rero wowe kanda subscribe, ujye muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ukande like ubundi twikomereze.